Paruwasi Kinoni niyo yabyaye Paruwasi Butete. Abapadiri bo mu muryango b'abaparotini nibo bahakorera ubutumwa. Paruwasi ya Kinoni ni paruwasi Gatolika ya Diocese ya Ruhengeri, yashinzwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'igihumbi kimwe 1951, ishingwa ikomotse kuri paruwasi ya Rwaza. Ubwo nyine yari ishinzwe n'abapadiri b'abamisiyoneri d'Afrique, aribo dukunze kwita abapadiri bera. Akaba yararagijwe mutagatifu Yosefu, duhimbaza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 3 buri mwaka. Paruwasi ya Kinoni igizwe n'abakristu 11,152 bibumbiye mu masantarari 4 ariyo Karangara, Kinoni, Nkumba na Musasa. Ikaba igizwe n'amasikirisare 10 ndetse n'imiryango remezo yose hamwe 85. Paruwasi ya Rwaza niyo yabyaye Paruwasi ya Kinoni. Ni nayo yatangiye igikorwa cyo kubaka kiliziya ya paruwasi ibifashijwemo n'umutware wa hano icyo gihe. Hari umutware w'umusuhuke niwe watwaraga hano, yari sushefu, kuko ari umukristo cyane, yakundaga ijambo ry'Imana, yumvikana n'abapadiri b'icyo gihe muri 50. Noneho birwaza hano hari agashuri kitwa Kinoni, ariko kari agashuri ka paruwasi ya Rwaza. Natwe abakristo b'inanga twumviraga misi Rwaza, niyo paruwasi twe dufite. Ariko abapadiri amaze kumvikana n'umusushefu hari umusuhuke, yaje kubagurisha isambu. Amaze kwibagurisha nibwo none batangiye kuyubaka mu 1950. Mbere y'ivuka rya Paruwasi Kinoni, abakristo n'abanyeshuri bo muri aka gace bajyaga Rwaza, aho bakoreshaga amasaha arenga 3. Uyu mukristo azirikana cyane ukuntu Kiliziya Gatolika yateje imbere uburezi, ikagenda yegereza amashuri abaturage ba Kinoni. Mbere paruwasi ya Kinoni itaragera ahangaha, umwana wigaga wese yajyaga Rwaza. N'abatijwe ni Rwaza babatijwe, kandi murabona ko ari kure cyane intera. Bakoreshaga nk'amasaha 3-4, ariko n'amashuri amaze kugera hano bashizeho amashuri primaire, niyo babanje kubaka, bahera ku mwaka wa mbere kugeza mu wa 3. Hatarangira neza barangiza wa 3 n'ubundi bakajya mu wa 4 Rwaza. None ubwo bashizeho hari amashuri yose mubona y'ibigo, ku buryo amashuri yaje kuzura mu 1956 nibwo umwaka wa 6 waje ahangaha kwiga hano. Wa 6 babyitaga interene icyo gihe, muri icyo gihe, ariko ni wa 6. Nyina w'umuntu Gatarina yize amashuri yisumbuye kubera amajyambere mu burezi yazanywe na Kiliziya Gatolika. Wazirikana ukuntu abapadiri n'ababikira babatoje isuku bakanita ku buzima bwabo. Abapadiri babaye hakugeza uyu munsi n'ababikira bacu bagiye bafasha ari abanyeshuri ari abakristo kubatoza isuku, kumesa, ndetse bigitangira bajyaga baduha n'imyenda. Sinzi iyo babaga bayikuye bakatwambika, bati ntuzazana umwenda ucapfutse, bakaduha n'amasabune. Ariko buhoro buhoro natwe twagiye tubona ko ari ngombwa, abakristo baramesa bafite isuku. Aha dufite ivuriro, iryo vuriro ryaje rikuramo ababikira b'abazungu, ababikira b'aba Saint Vincent de Paul baza muri za 50. Icyo gihe batuvuriraga ubu.